natwe ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Nathan akomeje umugambi we na Karibu wo guharabika Karebu agatako byamukomeranye ni mu ikinamico rangurura. Inka ya Munyankindi niko se wari usanzwe urwaye ufashwe ngenanye ko tuvuye aha bikugendekeye bite? Nanjye sinzi uko mfashwe papa. Ndabona umeze nabi rero sinagusiga hano. None suranjyana mu kazi. None se umuntu meza aricyo koko urabona wajya mu nzu ukaryama natwe tukajya mu kazi koko urumva twagashobora? Genda bikorera nta kibazo papa ndaza kumererwa neza. Bisa gatako. Karame. Ubundi bikugendekeye bite ko tuvuye aha mbona nta kibazo ufite? Ese ibi ni biki koko bimbaye hora? Hava ariko humura gatako. Ubu se koko iyo ntibagirwa ibyangombwa byanjye ngo ngaruke hano byari kugenda bite koko? Ndumva ntazi uko mbaye noneho. None se mpamagara nyuka garuke? Niba utamukura umutima ubwoba bwenda buzi. Mwana wanjye se ko numva nta numuri ufite. Ufashwe ute koko? Nanjye simbizi pe. Gusa ndumva mfite isereri n'isesemi. Yewe wabona ari cyamarariya rwose muri iyi minsi ngo cyarisajije. Ngaho rero itegura ngeze kwa muganga iravavuba. Ariko hari n'ibyo akanya gato biri burangira igira mu kazi papa. Utekereza ko akazi nubwo ariko kadutunze ikakuruta mwana wa? Ndabizi ko katanduta. Ariko nanone umuntu ntiyakumva atameze neza ngo ahita yurikira kwa muganga. Yewe ndabizi nubundi nta kindi ugiye kwirwa gukora kitari ukwirirwa ku mbuga nkoranyambaga no muri iyo telefone yawe. Haguruka witunganya ngeze kwa muganga nsiga wivuza mbere yo kujya ku kazi. Aho papa usko ntarinzi ko uri umunyabwoba. Oya ntabwo ndi umunyabwoba wa mwana we. Ariko burya n'ubwoba ni ngombwa mu buzima wa mwana we. Arewe gusigaha wenyine rero maze abari malariya mu kanya bigucuranguye. Koko sura komeje papa. Ndakomeje nyine. Ubu ntiwareka nkaryama akanya gato ko byaza koroha koko. Oya ndavuze ngo genda bitunganye vuze ngeze kwa muganga bivuza wa mukobwa we. Ngo se ubuntu busanze nagiye ko ari uko nabanje kuburaho naraje ingufuri n'ifunguzo nata. Ni Imana yanjye itari gutuma nisanga inyuma y'urugi rwawe nyine. Yego uragenzwa n'amahoro hano se ko bidasanzwe kuzindukira koko. Nubundi manyuze ndi mu nzira njya kwishakira amakuru. Ariko harayo nanze kugenda nakugejejeho. Ayahe ko numva nta namurara ufite. Umva cyane rwose ndafite atari ivumbi. Agira inkuru rero. Ahubwo kurishyurara. Ngaho. Niko. Ubundi inama nakugiriye wazishyize mu bikorwa cyangwa warabitinye? Nama wangiriye nata ajya wangiriye inama irebana n'ibiki? Shaka Rebuso washaje byarangiye kabisa. Kurumva umuturagera sazu ndeke nukuri gende cyaro umujene n'impamo. Ndetse niba ubwawe waransanze ukangisha inama nkayikugira ukabuta byibuka urumva hari igisigaye koko. Kwibagirwa bibaho. Mbese muri make nataye nyuma yahuye nako nagusoreye mu rucaca. Natani nyibutse ureke kwirakaza aho ngaho. Ubu nibuka nkugira inama yo kugenda usebye uriya musore Karebu kugira ngo akurikire umugore. Uraseka. Ese nibiyo. Ibyo ndabyibuka rwose kandi umuti warawukoze. Pe. Warabikoze se? Kumusebya gusa. Ko burye nagiye amagambo wambwiye nkongiramo umunyu ubundi nkabivanga neza. Ntacyo byatanze rero. Ntacyo byatanze wavunwe n'ubusa rwose kuko wera we na Karebu bameze batya do agatoki mu kandi. Ni Karebu bwo bikwibwiriye nata? Bimbwira. Ibyo se nibyo kubwirwa ko umuntu abyibonera n'amaso ye. N'impamo y'Imana urambeshye. Urashaka kumva kamvamo rwose. Uhira ubu ngubu ningiye turi. Wirota bwakeye Karebuso rwose. Uhira na Karebu bameranye neza. Dore ejo nagiye muri papeteriye. Urumva? Kuko nyine hari ibyo nari ngiye kwiguriranya. Ndabasanga bameze batya do. Karebu nyana yimbwa. Karebu ndakugira ngo ndekere uwe. None se papa nubundi ko ibisubizo byo kwa muganga bitinda ukabureba ku isaha buri kanya wakwigendeye. Gatako. Karame. Yari kumbera byiza ngo utegereza. Ariko nanone abantu ngomba gutwara umuzigo nabo bamereye nabi. Wakwigendera nta kibazo rega ko ntarembye se nibamara kumvura ndatega akagare nze mu rugo. Okay. Ariko se undi uhamagara Vestina nkumva ko nta mukiriya afite bakagusanga hano. Ariko undi umwana muto ku buryo nashobora kwivuza koko papa. Ikindi bamvuye ni ibisubizo ntegereje. Urabona no mwisuzumiro ntitwinjiranyemo nibura ngo menye ibyo muganga yakubwiye. Ni ikimenyetso cy'uko ndi mukuru nyine. Ariko se wamugani. Sawa, ndagiye ubwo naha ni mugoroba reka nyaruke njye gutwara umuzigo w'abandi.
murakoze cyane papa. Ibisubizo byanyu byaje. Agatako Karame. Agatako ngwino twinjirane. Agatako Karame muga. ibisubizo byawe rero byaje. Urabizi ko watanze amaraso ugatanga n'inkari. Yego none se ndwaye malaria muga. Malaria ntayo. Na infection twashaka kureba mu nkari nazo ntazo. Ahubwo uratwite. Uratwite. Nge muga. Karame. Cyangwa munyitiranyije n'undi muntu. Ibisubizo ni ibyawe ntago ari by'undi muntu. None se nge nigeze nisuzumisha ibirebana n'inda. Rwose reba neza ibyo bisubizo si ibyanjye n'iby'undi muntu pe. Nibyo umukobwa mwiza. Oya. Kuko ibyo wambwiye numvaga ibimenyetso byo gutwita ikizamini cyabyo nabyo nagisabye. Kandi dore basanze utwite. Wirira. Yesu we ntabwo wabinkora. Wirira mama humura. Niwankoze isoni gutya pe. Ubu se ndabigenza ne mana yanjye koko. Nubwo mva bitakora ari kwihangana. Urumva? Kandi ugomba gutangira kwisuzumisha nk'umugore utwite. Ukanakurikiza inama ugirwa n'abaganga. Ukita ku buzima bwawe n'ubw'umwana utwite. Kuva muganga nawera nge se ndakurikiza inama z'abagore batwite hari ubwo ndi umugore. Ikindi uwo mwana umbwira kwita ku buzima bwe rwose nawe nshaka. Erega Karibu sunziritse hango nifatanye nawe mu kababaro. Ndashaka ko unshakira ikindi nakora kugira ngo Kareba zinuke Uwera cyangwa se Uwera zinuke Kareba mu kimwe. Byishakire Karibu so. Ibyo nagufashije ntacyo byakumariye. Wewe mbona ntazi ibyo ukina nabyo. Ariko urabizi buririya ngunzu ngo ni Kareba. Wayishakira ibirara by'inahangaha muri Buganwa. Bikayitegera mu nzira bikayikubita inzasaya bikazisumbanya. Kikajya kigenda gihengetse gutwe nko guri kigenda gitanka mu nkondo zijojoba. Ntabwo Uwera wenda yazongera kumuvugisha. Senzi. Buriya rero mu mwanya wanjye nubwo Karibu buriya dusa n'abakeba kuko usanga abantu bamwemera ngo canicisha ibiganiro bisesenguye neza ngo n'umunyamakuru w'umwuga abandi turapapira. Urumva? Sinagushyigikira kubirebana no kumugirira nabi rwose. None se urumva ngiye namureka akantwara Uwera wanjye ndeba. Ntabwo bibaho giye. Oya reka nkubwire. Shaka ikindi ukora bashwana ariko hatarimo ubugizi bwa nabuse nkabo koko. Nkubu ndakora iki koko? Reka nkwereke Karibso. Nitwasebeje Karibu Uwera kabirengaho bagakomeza gukundana. Si umaze kubimbwira se? Reka tubihindure dutya. Tukora iki? Dutya. Duhindure umuvuno. Uranyumva neza? Ntuzabikigwari kuri iyi diru noneho. Kaduhimba inkuru isebye Uwera kugira ngo Karibu ubwe ahina karenge kageriwe. Urumva? Ngo iki nata? Ahina karenge kagiwe. Oya rwose. Icyo ushaka suko batandukana. Ndakurahiye sinakwisebereza Uwera. Ariko we ntuzi ko aho umuntu ajisha igisaba atahatera ibuye. Noneho reka twe kumusebye ariko dukora ikintu gituma Karibu abona ko Uwera atari uwe. Ibyo rwose byo ndabyemera. Ahubwo tubigenze dute? Rega ndi umunyabwenge. Reka dutegure pranka nziza. Uti pranka? Pranka nziza igaragara wambika Uwera impeta y'urukundo. Karibu urumva nayibona atazahita amenya ko yafashwe se akamucikaho. Ya. Kora hasha. Genza ubwenge. Nukuri umuntu w'umuhanga nata. Turabitegura dute rero? Urumva gutegura prank ngende uhambere. Urumva? So gushaka amafoto yawe nayo Uwera se nkagaragaza wamutereye ivi. Nkoresheje ikoranabuhanga. Numara kubigenza utyo urahita uyasakaza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye se? Cyane rwose. Kandi Karibu nabibona ntazigera yongera gutekereza Uwera do. Ntazamutekereza. Urumva? Inama ni yahubwo. Ubundi nukubishyira mu bikorwa vuba bishoboka. Nkawe koko umuntu azakugira ati ukomeza unsekesha n'akazi kawe uzambyara. Mubyaye se ugira ngo hari igihombo naba ngize kare. Musore nkawe rwose mubyaye byanshimisha. Aha naye se kati. Aha nahari wowe watanya nk'utagarukira hafa. Warumpitanye neza Imana ikinga akaboko. Ariko ashaka kati wamenya gukabya. None se nsikijwe n'iki? Suko warunciye hejuru uguruka. Basi sorry. Mbwira aho utabaye se tujyane kuko uwo muvuduko ntiwaba ari uwubusa. Ni inkuru ngezeho ngiye gutara y'umugabo ngo waje gucucura urugo rw'agasiga anagurishije inzu rwose umugore n'abana bagasigara iheru. Iyo ntiyancika Karibu we. Nizere ko kuyikora twembi ntacyo byakwangiriza. Reka ntacyo n'ubundi se ko ngiye ntari buhite ngitangaza. Ngwiki kubera iki se? Urumva ngenda cyashakisha ukuri kw'inkuru ubundi nyitunganye neza mbone kwishyira kuri channel yanjye. Umva Kare.
njye nyibwirira uko byagenze unambabarira uyinyoherereze ndayitunganyiriza nyishyire kuri Kati TV. kandi nkubwira ko inkuru ituzuye. Niba byabaye koko uwo mugabo akaba yacucuye urugo rwe akanagurisha n'inzu, umugore n'abana bakaba babataye hanze, urumva habura iki? Ariko Kati, Karame, ubu koko aka kanya wibagiye inkuru ya Munyankindi. Wibagiye aho yari kugeze kubera kubatangazaho inkuru itagira aho ihuriye n'ukuri. Jureka ibyo ariko Kare. Sinshobora gutangaza inkuru kuko numvise bavuga ngo byagenze gutya na gutya. Ngaho nyumvira, niba umugore byabayeho yabikwibwiriye ubwe ari nayo waguhamagaye, urumva habura iki? Harabura amakuru yo ku rundi ruhande. Ngomba gutangaza inkuru ihuriyeho n'amakuru yatanzwe n'impande zombi. Nibwo iba yujuje ubuziranenge rwose. Ubuziranenge se ni imiti, ni ibiribwa, ni iki muri ibyo byose? Ni inkuru. Kandi warabyize ko buri nkuru igomba kugira impande nyinshi. Zikaba zigomba kwigaragaramo zose, ukumva, kugira ngo itangazamakuru ritagira aho ribogamira. Ugiye kuvuga ko utazi itangazamakuru ritabogamye se? Ariko Karebu uzagezaho na teori zawe zo mu ishuri. None se ntazigendeyeho naba naramaze iriya myaka yose niga kubera iki? Ntarabona uriya mugabo rwose ngo nawe ampa amakuru, urumva, ntabwo nshobora gutangaza iyo nahawe n'umugore wenyine. Nari mbizi rwose ko ari uko uteye. Kati, ndagusabye rwose ngo ujye wirinda kubogama mu nkuru zawe. Ushaka amakuru ku mpande zose, nibwo uzatangaza amakuru neza kandi bituma ugirirwa icyizere n'abagukurikira. Wise ugenda se Kare, wamaye nimero z'uwo mugore nkajya kumwibariza koko. Ego, ese burya impamvu naguhamagaraga ukanyihorera n'iyo muko urarizwa n'iki? ariko wandetse ukajya mu byawe ko ntimereye neza mama. Ubu uracyari umwana urwara akarira koko? Ariko noneho Vestine ndagowe, ngaho mbabarira mwana wa, wabona wa mugani nje kugushungirwaho kandi wibabarira, urababara hese hose? Cyo ngaho igira hino nkwiyegamize mukobwa wanjye. None se muganga yakubwiye ko urwaye iki cyatumye wiheba gutya? cyahise kandi nacyo cyanyihebesheje mama. Uzi kukubwira ko nta ndwara ufite kandi wumva urembye. Ye? Kwa muganga bagusuzumye bagukorera ibizami barangije barakubwira ngo ntacyo urwaye? Ni ukuri ibizamini byose byabaye negative. Ntibyumvikana, narabivuze abantu bibuganwa n'ishyari ryabo. Ubu rero bakubonye ku mbuga nkoranyambaga ko ari wowe ugezweho, abantu bose bakurangamiye none bakugiriyeyo da. Bangira hese kandi mama? None urumva waba urwaye iki kandi kwa muganga bagusuzumye ntibabone indwara? Harakuroze mwana wa. Reka ntawe ndoze nawe mama. Uracyari umwana gatako mwana wanjye, ububi bw'abantu ntabwo buzi. Ibyo byo kundoga byiyorere wibivuga. None uri kuntera ubwoba rwose. Humura mwana wanjye, kare ndazinduka njya kugushakira umuvuzi gakondo azakurutse. Oya ariko mama, urajya gushaka umuvuzi w'iki kandi kwa muganga bambwiye ngo ejo nzagaruke bongere bansuzume. Bagusuzuma iki? None se ko ariko muganga yambwiye? Nta mpamvu yo kujya guta umwanya ku kigo nderabuzima, kuko niba batarabonye indwara nta kindi urwaye ni amarozi kandi ntibayavura rwose. Ariko se waretse guhita wemeza ko ari amarozi ukareka nkabanza ngasubira kwa muganga bakongera kubura indwara wenda akaba ari gushaka uwo muvuzi gakondo. Tega amatwi kinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Agatakwesha umubyeyi we ko atwite azabisha kugeza ryari? Naho mu kinamico rangurura y'ubutaha. Ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'Abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Ikinamico rangurura ni buri wa gatanu saa 2:15 z'umugoroba